turiho rwa YouTube nagiye kubona mbona Imana irunkiza imbere, ariko mbona urubuga ruri hano ku isi ariko ni kuzimu rubayo mu isi y'umwijima, mbona naho barufite, mbona ibikorwa dukora hano naho biriyo. Rero ndabwirwa n'Imana ngo buri muntu wese uzana ubutumwa hano ku mbuga nkoranyambaga bwerekeye ijambo ry'Imana, ndabwirwa ngo ubu butumwa iyo umuntu ari kuri kamera arimo kubutanga cyangwa se arimo avuga message, ngo ikuzimu banyura muri message mu rwego rwo kugira ngo iyo message itagenda ngo isohoze icyo Imana yagambiriye kugira ngo kigere. Icyo nakibwiraga abantu dukorana umurimo w'Imana kuri uru rubuga. Ikindi nashakaga kubwira abantu ni message ijyanye n'amasengesho twasenze yo gusengera igihugu. Murabizi ko twasenze amasengesho y'iminsi 3, Imana itwongeraho ayandi masengesho y'iminsi 2. Ibyo twasabwaga gukora turabikora. Mbonereho no gushimira abantu bafatanyije natwe gusenga inkunga mu buryo bw'ibifatika kwishyigikira amasengesho kugira ngo agende neza, kandi abari bahari mwarabibonye ko byagenze neza, nubwo ibitero byabonetse ariko twababwira ko Imana yahabaye ikabana natwe. Rero muri ayo masengesho hari ibyo Imana yayavugiyemo, twese twari duhari, hari ibyo yatangajemo, ariko nanjye nafashe igihe cyanjye ndasenga, ndavuga ngo mbese Mana, amasengesho twasengaga cyangwa se igihugu twasengeraga, ibyo twasengaga ngo biveho byavuyeho. Fata igihe cyo kuba imbere y'Imana nk'uko nawe wasenze ukibaza ati se igisubizo cyari amasengesho ni iki? Rero message nkuzaniye ni igisubizo cyavuye mu masengesho y'iminsi Imana yaduhaye gusenga twasenze, cyavuye ku Mana. Igisubizo giteye gite? Nuko Imana yambwiye yuko nyuma yuko dusenze ari amasengesho yasubije ibihe inyuma, yashubije ibihe inyuma, yasubije igihe inyuma. Rero icyo gihe yashubije inyuma, irambwira ngo impamvu ishubije icyo gihe inyuma suko ibyagombaga kuba bitakagombye kuba, ariko ishubije inyuma igihe kugira ngo yongerere abantu igihe cyo kwitekerezaho, kugira ngo yongerere abantu igihe cyo kongera kwisuzuma, yongerere abantu igihe cyo kongera kuyihindukirira. Rero irambwira ngo igitumye isubiza ibyo bihe inyuma ni ukugira ngo itange igihe ku bantu bayo bongere guhindukira, bongere kwisuzuma, bongere kwihana, bahindukirire Imana. Rero irambwira ngo yatanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwacu, ariko nubwo ibyo byabaye gutyo, irambwira ngo ibyo twasengeraga nago yabikuyeho. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Uwiteka Umwami Imana nashimwe. Nk'uko bisanzwe iyi ni Solange TVT. Twishimiye kongera kubana namwe, cyane cyane by'umwihariko abakunzi bacu bari hirya no hino badahwema kutugaragariza urukundo rwanyu, kandi ni ukuri turabibona urukundo rwanyu mutwereka. Turabasuhuje, nge muri kumva ni Imani Emmanuel. Imbere yacu uyu munsi tukaba dufite umutumirwa wacu, turakwakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze kunyakira. Nge ntabeshye nari ngukumbuye. Ni byiza. Amazina harya ngo ku batanzi amazina ni Tuyizere Solange. Yego. Iteka iyo ngiye nkubonye kuri kamera mba numva ko hari ikintu gishya Imana yadutekeye. Bavuga ati Imana uyu munsi noneho uratubwira iki? Imana yacu ishimwe kandi yabwicyubahiro. Sola, hari ikibazo nashaka kukubaza, ntago gitindaho gatoya, ni gato nshaka gusobanuzaho. Urabona wasohoye itangazo kuri Solange TVT rivuga ngo hari amateraniro azajya aba online kuri Solange TVT kuri Live Extreme. Umunsi wa mbere tuyatangiraho byaragoranye ku buryo hakoreshejwe telefone. Ku munsi wa kabiri nabwo amateraniro ntiyaba. Ako abakunzi ba Solange bakomeje kumbaza byagenze gute, habaye iki, ese ko amateraniro ataba, ese amateraniro azaba.
Yego. ariko by'umwihariko nkababwira ati ikibazo muri kumbaza ngewe ubutumwa ndabagereza kuri Solange Mubabarizi. Njye nanjye nkashaka nifatanyije n'abagenzi banjye bantumye, nanjye ndabaza amateraniro ya Live bimeze bite, bihagaze gute, mbese tumara amatsiko. nibyo ibibazo babajije Yego. kuri njye bingoye gusubiza cyangwa se gusobanura. Yego. Ntago nari niteguye ibi bibazo. Ya, ntago Ntago nari bagipanze. niteguye ibi bibazo ko biri bumbazwe cyangwa ndi bubisange. Yego. Ariko buriya kuko bibonetse ngomba kubibonera igisubizo mfatanyije n'umwuka w'Imana, kuko hari ibitungura abantu ariko ntibitungura Imana. Yego. Imana yo yari ibizi ko ndi bubazwe iki kibazo. Rero ku bagize ikibazo ku bijyanye n'amateraniro twafunguye agomba kujya buri wa gatanu online, Yego. habayeho imbogamizi zijyanye n'ibikoresho bitari kuboneka cyangwa se ntafite bifite ubushobozi bugomba gukora ariya materaniro. Yego. Ndumva ngisubije pe. Bivuze ngo muri makeya Ni kamera. ikibazo cy'ibikoresho Yego. ntafite njyewe. Yego. Si ikibazo cy'ubushake nuko umuntu adafite ibyo ashyiraho, ahubwo ni ikibazo cy'ibikoresho. Muri make kamera nayo. Kamera ntayo. Yego. Sola. Buriya njya mbona iyo ndi kuri internet njya mbona amakamera atandukanye. Hari za Sony zikora ama live aba ari nini cyane wagira ngo ni nk'ikintu cy'ikiradiyo baba bikoreye ku rutugu. Hakaba n'izi ntoya dufatisha ibiganiro. Iriya kamera ya Sony ifata live nini imeze nk'ikintu cy'ikiradiyo bikoreye ku mutwe ni nini cyane. Iba iri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 7 gutyo. Ni amafaranga menshi, ariko Imana yacu ntabwo ari inyeni. Ni ugusenga hamwe n'inkunga y'amasengesho. Nari ngiye kuvuga ngo nanjye inkunga yanjye natanga, ariko numvisha aho ngaho nanjye birenze ubushobozi bwanjye, ariko Imana ntabwo ibuze ubushobozi. Imana yacu ishimwe. Nta kintu kibaho kidafite impamvu. Ni ukuvuga ngo iyo Imana itangije umurimo ibizi n'uburyo uzakorwamo. Yego. Rero hari ibindenga ubushobozi bwanjye nkabihereza Imana. Yego. Rero iyo namaze kubibwira Imana nsigara ntegereje igisubizo, nanjye Imana izampa. Rero Yego. nanjye ntegereje igisubizo nk'uko n'abadukurikiye cyangwa se abaduteze amatwi bategereje amateraniro. Ubwo nshuti bene data bakundwa ba Solange TVT, ubwo ku kibazo mwari mwantumye ndabatumikiye. Bitavuze ko ariko uko umuntu azajya abona ubushobozi cyangwa se hari n'uburyo umuntu yenda ashobora kuba yifashisha ushobora gutuma bashobora kubona amateraniro. Birashoboka ko umuntu ashobora kuzajya yiyeranja. Ubwo kwiyeranja nta kundi bwo no kwishyura studio. Nyine ubwo nawe uri kunshyirira ibintu byose hanze kandi ntabwo mba nshaka ko ibyanjye byose bijya hanze. Ubwo nyine aba ari ukuntu ndi kubitegura cyangwa se ngenda nipangira nyine ibyanjye. Kizima nuko mpereza abantu ibyo bakeneye. Yego. Buriya bapfa kutubona twicaye hano tubagezaho ubutumwa Imana iduhaye, nyuma y'ibindi keretse ukozweho n'umwuka w'Imana akagira icyo akora. Ariko ubundi twebwe nta bushobozi cyangwa se uburenganzira dufite bwo kuririra abantu cyangwa tubabwira ngo hari ibyo dukeneye. Kuko tubwira Imana niyo ishobora byose, yikagenderera abafite ubushobozi bakagira icyo bakora. Imana yacu ishimwe. Rero ntabwo bivuze ko yavuyeho, ahubwo uko dushobojwe hamwe n'Imana azajya agenda. Ubwo atabaye bajye batwihanganira. N'ubundi buri wa gatanu tuba turi busenge, ntihakagire ucogozwa nuko live itabayeho, ahubwo n'ubundi bo bajye bakomeza mu bihe byo gusenga, kuko n'ubundi ku wa gatanu ni umunsi wacu w'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Iyo tutakoresheje amateraniro ari live tuba twahuriye ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa Google Meet. Ubwo rero muri izo nzira zombi uko ari 3 ibonetse niyo dukoresha. Gusa batwihanganire ku batarabonye amateraniro ku wa gatanu ntibamenye n'impamvu, tunabasaba imbabazi aho bari batubabarire. Ni ikibazo natwe cy'ubushobozi buke.
ubwo bakunzi ba Solange TVT mwari mwantumye ndabatumikiye, ubwo bibashije gushyirwaho umucyo kugira ngo musobanukirwe muve mu gihirahiro. Imana yacu nishimwe kandi yabwe icyubahiro. Sora nongeye kukwakira n'ubundi ku muryango mugari wa Solange TVT. Hari abakunda kuvuga ngo ni aba TVT. Twongeye kukwakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wari uri kwivuga mu mazina, nawe wivuga ku batakuzi, ariko turakwakira by'umwihariko. Yego. No mugisha kongera kukubona kuri Solange TVT kuko turagukunda. By'umwihariko sinzi nimba ubona ko urukundo tugukunda ubibona. Ndabibona, nanjye ndabakunda. Abantu bo kuri Solange, iyo mvuze abantu bo kuri Solange nanjye ndimo, nanjye ndiwe kuri Solange, vuga ngo turagukunda by'umwihariko. Yego. Rero Imana yacu iguha umugisha. Reka tugiye gutangira dusenga kugira ngo twiragize Imana ku ubutumwa bugiye gutambutswa aka kanya. Yego. Reka n'ubundi tugukoreshe ari utangira udusengera dushyira imbere y'Imana kugira ngo ituyobore, umwuka w'Imana abe mu ruhande rwacu. Ni karibu. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ikiranuka muri byose, turagushimye Uwiteka, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze nk'umuryango mugari, ukaturindira mu gihugu cyacu, ukaturinda tudakwiye, ukaturinda tudatunganye mu maso yawe, ukaturinda tudakora ibishimwa, ariko kubw'ubuntu n'imbabazi zawe Uwiteka ukaturinda, uhabwe icyubahiro. Ndagushimye ko wandinze ukandindana n'umuryango wanjye, ukaba umpaye kugera uyu munsi mpumeka umwuka w'abazima. Mana, hari benshi tungana batakibukwa, batakiriho. Ngewe rero kuba ndiho Uwiteka, si uko ari ibitambo natambye biruta iby'abandi, ahubwo ni impuhwe zawe n'imbabazi ndetse n'urukundo dukunda, uhabwe icyubahiro. Umwanya nk'uyu tuje imbere yawe duciye bugufi mu mitima yacu, kugira ngo utweze udutunganye kandi utwereze gukora uyu murimo tutariho umugayo, utwereze gukora uyu murimo tutariho ikizinga. Kuko waravuze ngo mbere yuko tujya kuvuga izina ryawe tubanze tuve mu bidatunganye. Uravuga ngo nidukura ibishimwa mu bigawa nibwo tuzaba nk'akanwa kawe. Rero ntago naba nk'akanwa kawe nkifite ibigawa muri njyewe. Niyo mpamvu nshishijwe bugufi kugira ngo aya masaha wowe ushyirwe hejuru, icyubahiro cyawe kiboneka aha hantu. Nicaye imbere y'iyi kamera, ari benshi bagiye kunkurikirana bari hirya no hino. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zibe hagati muri twebwe, kandi ubwami bwawe Uwiteka Imana y'amahoro bube mu mitima yacu. Umucyo wawe utumurikira umwijima wose ukurweho. Namaze kumenya neza ko iyo twicaye imbere y'izi kamera, Mana, tuba twicaye imbere y'isi yose. Nahishuriwe neza yuko Satani aba afite umugambi ndetse na misiyo ndende yo kunyura mu butumwa na message dutambukiriza kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ariko niyo mpamvu nyitangiza iri sengesho, ntesheje agaciro imbaraga z'umwanzi Satani, ntesheje agaciro imigambi yo yose mu izina rya Yesu Kristo. Satani unyura muri message dutambukiriza kuri uyu murongo, Uwiteka Nyiringabo Imana, imbaraga ze zikurweho mu izina rya Yesu, kandi intumwa n'ingenza ndetse n'intasi muri uyu murimo Uwiteka zikumirwe n'ikiganza cyawe gikomeye. Bana natwe rero ubwo tugiye gutangira, udushyigikire, Mwuka Wera tubere umuyobozi, kandi ijisho rya Uwiteka Nyiringabo Imana ritubere maso, kuko twebwe twibereye maso ntacyo twabona twakwinjirirwa, ariko nubana natwe uraturinda, nubana natwe uraturengera, nubana natwe uratubera umutabazi. Muri byose message yateguye gutambuka iratambuka amahoro, kandi abazabasha kuyumva bayumva iherekejwe n'imbaraga za Mwuka Wera. Ngaho bana natwe rero, kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu. Imana igumugisha. Imana ishimwe kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndabasuhuje aba Solange TVT, abari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabaramukije. Ntabwo twari duherukanye, ariko umwami wacu Yesu Kristo ashimye ko twongera kubonana kuri iyi tariki. Nicara kuri iyi kamera nkagira icyo ngeza kuba dukurikira cyangwa se kuba dutega amatwi, ku bantu badasiba kutwumva uko bwije nuko bukeye. Rero ntago njya nicara hano kubera ko nshaka ko bandeba, kuko ntago isura yanjye iharawe ngo ari y'abantu bareba, ahubwo nicara hano kubw'Imana ikizemo. Nicara hano kubw'Imana ishaka ko mwumva. Nicara hano kubera ko hari Imana ishaka kumenyesha abantu bayo yaremye, kugira ngo barusheho kumva ijwi ryayo, barusheho kumva ikivugana nabo, barusheho gutegera amatwi ijwi ry'Imana. Abumva bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu,
ariko abanga bakagoma inkota y'Uwiteka izabarya. uko niko kuri. Rero nicaye ahangaha imbere ya kamera nzanye ubutumwa, nzanye message y'Imana yashyize ku mutima wanjye, kuko ntari akabati kabika ubutunzi bw'iby'Imana, nanjye mba ngomba kubitangaza nkabibwira abo yambwiye kubibwira cyangwa se abo yantumyeho. Namwe ndabizi ko mwiteguye kubwumva cyangwa se kumva icyo Imana ivugana namwe. Nyuma twihuse, ntago ndi butinde kuko mfite ubutumwa buhagije. Muri iki cyumweru muraza kumbona mu ndambirwe, kuko mfite ubutumwa pe. Uri guseka. Muri iki cyumweru baraza kumbona bandambirwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 55 murongo wa 6 wonyine. Birashoboka ko aya magambo atari ubwa mbere uyumvishe, ariko uyu munsi uyumve kurushaho. Yesaya ibice 55 murongo wa 6 wonyine. Yesaya. Ariko ushyireho n'uwa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Murongo wa 6 turavuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushime Imana. Nimushake Uwiteka bigishoboka yuko abonwa, kandi nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka. Dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Twambaza Imana ikiri bugufi. Yego. Ni njyewe nawe turimo kubwirwa, kuko nanjye ntago nikuwemo. Imana ikeneye ko dushaka Imana. Imana ikeneye ko tuyishaka. Wanditse aravuze ngo nimushake muzabonwa. Yego. Undi aravuga ngo nimushakashaka uko mwamenya ibyo umwami wacu agize gute ashima. Rero ikintu cyose umuntu akigeraho kubera ko yigomwa. Ikintu cyose umuntu akigeraho kubera ko hari imbaraga yatakaje. Ntekereza ko nta muntu ugera ku iterambere ry'aho umuntu ari uyu munsi ntabyo yatakaje. Watakaje imbaraga, utakaza amafaranga, utakaza igihe, kugira ngo ube uri uyu munsi. Hari ibyo wigomwe kugira ngo ugere ku byo ufite. Bivuge ngo ibyo wigomwe nibyo byabaye igitambo cyo kugira ngo ugere aho ngaho uri. Hari imbaraga washyizemo kugira ngo ubishake. Hari imbaraga washyizemo kugira ngo ubibone. Rero Imana nayo ikeneye ko dushaka Imana. Mbese Imana ikeneye ko tuyiha igihe. Yego. Cyo gushaka Imana, duha igihe akazi, tugaha igihe ubutunzi cyangwa se imibereho y'ubuzima bwa buri munsi tubamo, tubigenera igihe cyabyo. Tukumva ko dukwiriye kubibamo nta munota n'umwe uvuyeho. Tukabibamo, tukabishakana imbaraga zacu n'umutima wacu n'ubwenge bwacu mpaka tubibonye. Rero Imana nayo iravugana n'abantu muri iyi message ngo nimuyishake bigishoboka yuko ibonwa. Nimuyambaze ikiri bugufi, ikidutegeye amatwi, ikitwumva, ikidutegeye amaboko, ikidufitiye imbabazi. Muri make igihe kikiriho cyo kuyishaka. Igihe tukigifite cyo kuyisenga ikatwumva. Igihe tukigifite cyo kuyitabaza ikadutabara. Iki ni cyo gihe cyo gushaka Uwiteka. Birashoboka ko wagiye wumva ubutumwa butandukanye buvuga kuri iri jambo, ariko ngiye nta busobanuro bwinshi ndi burivugeho. Message irasobanutse, iravuga ngo shaka Uwiteka. Mu byo urimo byose shaka Uwiteka. Mu cyubahiro cyose urimo shaka Uwiteka. Mu mbaraga zawe zose ufite shaka Uwiteka. Ibyo ubona byose bikuri imbere
wagezeho ufite, hejuru y'ibyo shaka Uwiteka. Mana ishimwe. Aho wicaye, intebe yose wicayeho utitaye ku biyigose, nawe uyicayeho urabwirwa ngo shaka Uwiteka. Kuko hejuru y'icyubahiro ufite, hejuru y'imbaraga ufite, hejuru y'ubumenyi ufite, hejuru y'ubuhanga n'ubushobozi bukurimo, ukeneye Imana. Yego. Rero kuba ukeneye Imana, Imana ibonwa n'abayishatse, kandi abayishatse bakayibona. Nayo irimo kubabwira ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi mumuhamagare cyangwa se mumwambaze, musenge ubudasiba agifite kubumvira. Yego. Kuko hari igihe kizagera abantu bagasenga ntibumvirwe, abantu bagasenga mu gihe kitari cyo gusenga, abantu bakaririmba mu gihe kitari cyo kuririmba. Rero igihe Imana iduhaye ntitukagipfushe ubusa. Agaha Imana iguhaye inshuti yanjye ntukagapfusha ubusa, kabyaza umusaruro. Igihe Imana iguhaye kituma abantu bakumenyera ngo bagufate uko bashaka, kuko ukumenyera arashaka kugukuraho agaciro k'ibyo Imana igushyizeho. Arashaka kugutesha igihe kugira ngo igihe cyawe kirangire ntacyo gikozemo, birangire ufitanye urubanza n'iki n'Imana. Je nabwiye abantu ndababwira ni njyewe ndashaka kuba umunyu. Ntaba umunyu nkaba umubirizi, kubera yuko burya umunyu ntawe urigata urarura. Yego. N'umubirizi ntawe urigata urarura, ubundi byitwa cira birarura. Wibisukari ngo ukunda uryohera abantu, umuntu wese akurigata hoya. Cyangwa isukari ahiguye itondagirwa n'inshishi. Inshishi nta munyu ndabona watondagiwe n'inshishi. Ariko uzareba ahantu isukari yaguye, inshishi zirahatondagira w'ibisukari, ngo urashaka kuryohera abantu, ngo kugira ngo bemere ko ukijijwe. Nta uzemera, nta muntu uzigera yemera. Abataremeye Yesu si we bazemera. Abahakanye inyigisho za Kristo umwana w'Imana siwe, izawe sizo bazemera. Ahubwo shaka Imana ikuzuza umwuka wera. Haleluya. Shaka Imana ikuzuza imbaraga zayo. Bo bashaka imbaraga zikurimo, babe gushaka wowe. Kubera ko iki kurimo Imana izashyira muri wowe kizabatera kugukunda utabibashyizemo. Kizabatera kugushaka utabibasabye. Ariko umunsi bakumenyereye amavuta y'Imana akagushiraho, umunsi bakumenyereye ijambo ry'Imana rikagukamukamo, umunsi bakumenyereye ubwiza bw'Imana bukagushiraho, uzaba nk'abandi. Haleluya, haleluya. Je nabwiye abantu ndababwira ngo sindi hano ngo numvire ubusabe bw'ibyo musaba. Imana ishimwe, ahubwo njyewe ndi hano ngo numvire itegeko ry'Imana isaba gukora, ndihagararemo. Yo izishyigikire ibyo ishyize muri njyewe. Ariko ngo murashaka kuryohera abantu ngo babemere, ntawe uzakwemera. Ushaka uzahagarara imbere y'abantu ucana amaso y'icyatsi, ntibazemera. Uhindure uwaka y'umutuku, ntibazemera. Uhindure waka y'umuhondo, ntibazemera. Ubwo bazavuga ko ugikuzimu. Rero ikiruta cyose ubaha Imana, ubaha Imana ikubahishe, ubaha Imana igukoreshe, ubaha Imana ikuzamure hejuru y'abandi. Ikiri kumbabaza muri iyi minsi, abantu b'Imana cyangwa abantu Imana igiriye icyizere, ni icyizere ntago ari umugabane. Ni icyizere Imana ingiriye uyu munsi yitariki, ntazahorana ejo kizagirirwa n'undi. Yego. Rero nkwiye kubera amaso icyizere cyanjye Imana ingiriye, nkwiriye kucyubahisha mu maso y'Imana, kandi nkagikoramo iby'Imana igize gute ishaka. Ubu bagiye kuvuga ati buriya yavuze ko agiye kuba umunyu, agiye ari umubirizi. Irigo niko bimeze, kandi nawe nubishobora uba umubirizi, urure ugomba kusharira. Reka mbabwire impamvu ugomba gusharira. Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Yego. Aravuga ngo uyu munyu nukayuka uburyohe bukawushiramo, nta kintu uzaba ukimaze ngo usibye gufatwa ukajugunywa muri puberi cyangwa mu nzira.
abagenzi bakawukandagira. Yego. Ni bande bazagukandagira? Si abagunyunyuje, Yego. si abagukamuye, Cyane. si abakumazemo uburyohe. Uko ni- Uburyohe bakumaramo ni ubuhe? Ugira ngo se nubwo amaraso ufite cyangwa nubwo imyenda myiza wambara, nuko uburyohe bashaka kukumaramo ari uburyohe bw'icyanga Imana cy'ijambo ishimwe. ry'Imana rigutuyemo, Hallelujah. cy'umwuka wera ugukoreramo, cy'umwuka wera ugutuyemo. Nibamara kuwukumaramo wivanga n'amahanga, wivanga n'abakunywa, uzasigara uri ibikatsi imbere yabo, uzasigara ntacyo uvuze, uzasigara ntacyo usobanuye. Icyari gifite igisobanuro ku buzima bwawe wamaze kugikurwa. Bumunyu mama, bumunyu papa, bumunyu wa mukobwa urimo kunyumva, Hallelujah. bumunyu wa musore wishaka kunezeza abantu, wishaka kubashimisha. Bumunyu ntawe urigata umunyu, oya barigata isukari. Ariko agaciro k'umunyu ni uko ukenerwa. Yego. Mu bihahwa buriya umunyu ntujya ushyirwa ku rutonde, ariko hari umunyu urakenerwa, kubera ko umunyu iyo ubuze ibyateguwe ku mabife byose Biba zero. bibi bibazo. Yego. Byari biryoshye ariko nta munyu urimo, byateguwe neza ariko nta munyu urimo. Muri make ugeze aho umunyu ugize gute ukenewe. Yego. Birashoboka ko uyu munsi waba ufite intambara, waba ufite ibibazo uhagazemo, ariko hejuru y'ibyo bibazo bumunyu, hejuru y'izo ntambara bumunyu, ubisharirire utume birura ari byo. Ubu bigeragezo bijya bituzira bikagira ngo nitwe tuzaba oya, nabyo bigomba kumva uburure dufite, ntidukorwaho kubera Imana idutuye, Hallelujah. kubera imbaraga z'Imana itubamo. Hallelujah. Mana ishimwe. Wicika intege, wicogozwa n'ibyo bihe, ambara imbaraga, komera ku rugamba. Yesu wanesheje nawe azagira gute? Azakuneshereza. Rero igihe tugezemo ntago ari cyo kwivanga, igihe tugezemo ntago ari cyo kwisanisha n'isi, igihe tugezemo ntago ari cyo kugira ngo tugaragaze ishusho y'uko twabaye nk'abandi, ahubwo igihe kirageze ngo tugaragare ko Imana iri muri twe itandukanye niyo abantu bumvishe, niyo abantu bibwiye mu nzandiko cyangwa niyo basomewe. Imana tuvuga ni Imana iriho, ni Imana ikora kandi bikagaragara. Yego. Ntago ari Imana ikora ibihishwe, ni Imana ikora ibigaragara kandi bigafatika mu maso yabo ibikoreye imbere. Rero shaka Uwiteka bigishoboka kagize gute abonwa. Turiho rwa YouTube nagiye kubona mbona Imana irunkiza imbere, ariko mbona urubuga ruri hano ku isi ariko ni kuzimu rubayo. Mu isi y'umwijima mbona naho barufite, mbona ibikorwa dukora hano naho biriyo. Rero ndabwirwa n'Imana ngo buri muntu wese uzana ubutumwa hano ku mbuga nkoranyambaga bwerekeye ijambo ry'Imana, ndabwirwa ngo ubu butumwa iyo umuntu ari kuri kamera arimo kubutanga cyangwa se arimo avuga message, ngo ikuzimu banyura muri message mu rwego rwo kugira ngo iyo message itagenda ngo isohoze icyo Imana yagambiriye kugira ngo kigereho cyangwa se gikorwe. Muri make banyura muri iyo message cyangwa se banyura mu butumwa burimo gutambutswa n'abantu b'Imana n'abakozi b'Imana, muri message za nyazo, message nzima Imana yahaye abakozi bayo ngo bazizane bazigeze ku bantu. Nabonaga rero zinyurwamo niyo si y'umwijima, bakayinyuramo bakayicamo kugira ngo misiyo y'icubwo butumwa bwari bugambiriye gukora itagerwaho. Rero ni ukuvuga ngo abantu bakorera hano ku mbuga nkoranyambaga nanjye ndimo, dukwiye gusenga, dukwiye kongera Imana, dukwiye kongera amasengesho, tugasenga Imana, tugasaba imbaraga zo kutubashisha kuba kuri uru rubuga, tukahaba dufite amaso y'umwuka areba, tukahaba dufite amatwi y'umwuka yumva ijwi ry'Imana, kuko urubuga turi gukoreraho ruriho izindi mbaraga cyangwa se rurimo izindi mbaraga tutarebesha amaso yacu y'umubiri, ariko nanone ni imbaraga ziri mu bantu turebesha amaso y'umubiri, ni imbaraga zitaboneshwa aya maso y'umubiri, ariko nanone zihindukira zigakorera mu bantu turebesha amaso twebwe nanone y'umubiri. Ubwo rero twari twasomye ijambo rivuga ngo dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa.
natwe turabwirwa. wowe unkurikiye ufite YouTube channel, ufite umuyoboro w'iyobokamana ushyiraho ijambo ry'Imana, wakira abakozi b'Imana batandukanye, umenye ngo ibikorwa ukora hari ahandi bireberwa cyangwa se hari ahandi babikontorora, ariko tugomba gusenga kubera ko nubwo Imana ihishura ko uru rubuga rumeze gutya, hariho kopi yarwo iri ahandi hantu tutarebesha amaso yacu. Ntibivuze ko Imana itarimo kuhakorera. Imana irimo kuhakorera, iharokorera ubugingo bw'abantu nanone burimo bworamira muri iyo si y'umwijima, inyuze muri twebwe, inyuze mu ijambo ryayo, inyuze mu butumwa irimo gutambukiriza hano ku masosho media. Suko itabizi ko uwo mwijima uhari, ariko Imana nayo irimo gukorera kuri uru rubuga kubera ko abari muri iyo si y'umwijima cyangwa se abatwarwa nayo, Imana ikeneye kubaruhura, ikeneye kubakurayo, ikeneye kubafata, umucyo wayo ukabamurikira. Rero icyo nakibwiraga abantu dukorana umurimo w'Imana kuri uru rubuga. Ikindi nashakaga kubwira abantu ni message ijyanye n'amasengesho twasenze yo gusengera igihugu. Murabizi ko twasenze amasengesho y'iminsi 3, Imana itwongeraho ayandi masengesho y'iminsi 2. Ibyo twasabwaga gukora turabikora. Mbonereho no gushimira abantu bafatanyije natwe gusenga inkunga mu buryo bw'ibifatika kushyigikira amasengesho kugira ngo agende neza, kandi abari bahari mwarabibonye ko byagenze neza. Nubwo ibitero byabonetse, ariko twababwira ko Imana yahabaye ikabana natwe. Rero muri ayo masengesho hari ibyo Imana yayavugiyemo, twese twari duhari, hari ibyo yatangajemo, ariko nanjye nafashe igihe cyanjye ndasenga, ndavuga ngo mbese Mana, amasengesho twasengaga cyangwa se igihugu twasengeraga, ibyo twasengaga ngo biveho byavuyeho. Fata igihe cyo kuba imbere y'Imana nk'uko nawe wasenze, ukibaza ati se igisubizo cyari amasengesho ni ikihe? Rero message nkuzaniye ni igisubizo cyavuye mu masengesho y'iminsi Imana yaduhaye gusenga twasenze, cyavuye ku Mana. Igisubizo giteye gite? Nuko Imana yambwiye yuko nyuma yuko dusenze ari amasengesho yasubije ibihe inyuma, yashubije ibihe inyuma, yasubije igihe inyuma. Rero icyo gihe yashubije inyuma, irambwira ngo impamvu ishubije icyo gihe inyuma suko ibyagombaga kuba bitakagombye kuba, ariko ishubije inyuma igihe kugira ngo yongerere abantu igihe cyo kwitekerezaho, kugira ngo yongerere abantu igihe cyo kongera kwisuzuma, yongerere abantu igihe cyo kongera kuyihindukirira. Rero irambwira ngo igitumye isubiza ibyo bihe inyuma ni ukugira ngo itange igihe ku bantu bayo, bongere guhindukira, bongere kwisuzuma, bongere kwihana, bahindukirire Imana. Rero irambwira ngo yatanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwacu, ariko nubwo ibyo byabaye gutyo, irambwira ngo ibyo twasengeraga ntago yabikuyeho, ahubwo yigije inyuma. Ibihe yabyigije inyuma. Rero gusubiza inyuma ibihe, iki kintu Imana yakoze cyo gusubiza ibihe inyuma ni cyo kugira ngo nge nawe twongererwe ikindi gihe kitari gihari tutari dufite, ariko kubwo gusenga Imana ishubije ibihe inyuma kugira ngo nge nawe twitekerezeho, nge nawe duhindukire, nge nawe duhinduke, duhindukirire Imana. Ariyo mpamvu twatangiye dusoma ijambo byavuze ngo nidushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Rero ndumva ikiri hari ugusenga, tukamenya ko igihe Imana iduhaye tudakwiye kugipfusha ubusa, tukamenya ko igihe Imana itwongereye tudakwiye kukibyinamo ngo isi iraryoshye. Hari abacu bavuze ngo isi iraryoshye ntacyo wavuga, ariko ukwiriye kuba maso ugasenga, ntutere Imana umugongo, kuko Imana itwongereye igihe cyo gusenga, itwongereye igihe cyo guhindukira, itwongereye igihe cyo kwihana, itwongereye igihe cyo kuba imbere yayo, kandi ntabwo itwongereye igihe cyo kugira ngo ikitwongerera ishaka kutwitura ibibi, ahubwo itwongereye igihe ishaka kugira ngo itugirire neza. Bivuze ngo nge nawe umwanzuro dufata niwo uzatuma tugera ku cy'Imana ishaka gukora. Ariko niba tudahindutse, niba tudahindukiye, tukikomereza mu byacu, mu bitunezeza, tukagomeza kurushaho kugomera Imana, icyo yavuze no kugikora
izagikorera imbere y'amaso y'ababibwiwe. Rero wowe wumvishe iyi message nakubwiraga ngo nyuma y'amasengesho wasenze, nyuma yo kwinginga kwawe kwarumvishwe mu matwi y'Imana, bitera kunyuranya ibihe. Ifata ibihe byari bituziye by'akaga, ifata ibihe byari bituziye by'ububabaro, ibyigize inyuma yabishubije inyuma, itwongerera igihe cyo kubaho kugira ngo nge nawe twisuzume, twininire kugira ngo tutagirwaho n'urubanza ndetse n'umugayo. Rero uturinde kunangira umutima kandi uturinde kwiyobora mu ngeso mbi, ahubwo duhe kukugandukira rwose, dukora ibyo ushima n'ibyo ushaka. Ndasenze ngo igihugu cyacu kibere maso, kandi igihugu cyacu ukomeze kukirinda, ukomeze kukirwanirira, ukomeze kugishyigikira, kubera ko ugiteza intambwe tukabibona. Ariko nubwo ugiteza intambwe ukeneye ko twebwe dutuye muri iki gihugu twikosora, Mana, tugakora ibishimwa nawe, tukava mu nzira mbi, tukabasha gukora ibitunganye mu maso yawe. Iyo mpamvu ijambo ryawe ryatubwiye ngo dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Natwe turakwambaje ukiri bugufi, turagusenze, turaguhamagaye kugira ngo imitima y'abahindukira ibigirwamana Umwuka Wera yisange, ibashe kongera kukugarukira. Abaguye wongere ubusubizemo intege. Uwiteka Nyiringabo Imana, batagifite kukubaha mu mitima yabo, ubagarurire imbaraga zibasha gutuma bongera gutekereza ku mirimo n'ibitangaza y'ibyo wabakoreye, bitume bongera guhindukiza imitima yabo bayikwerekezeho. Nsengeye imitima y'Abanyarwanda muri rusange, nyigushyira imbere kugira ngo uyibere umuyobozi, uyibere umugenga, uyitegeke kandi uyitegekere mu bugwaneza bwawe. Iyo mpamvu nsenze nsaba imbaraga zidushoboza kuba muri iki gihe utwongereye. Ntabwo tuzi uko igihe utwongereye kingana, ntabwo tuzi imyaka utwongereye uko ingana, ariko igihe cyose waba utwongereye, ndasenze ngo uturinde kugikoramo ibyangwa n'amaso yawe, kugira ngo tutazisanga uyu muvumo Uwiteka kudushyikaho. Nyemerera rero ubane na buri muntu wese wumvisha ubu butumwa, kandi Umwuka Wera aherekeza iyi message igeze ku bantu babashije gutega amatwi bakumva ubu butumwa, kugira ngo nibamara kubwumva bahinduke, bahinduwe n'imbaraga z'Imana, ntibahindurwe twebwe n'amagambo bwacu twavuze, ahubwo imirimo n'ibitangaza bikorekeke muri bo kubw'ijambo ryawe. Bana natwe rero kuko tubisenze twizeye mu izina rya Yesu.